Tujyanye. Buransanga imbere mwa. Ndaje. Uko nawe wajureka ko. Bose ntabwo babitekerezaho koko. Je ntabwo mbishaka. Ntabwo bishaka. Kubera iki? Wapi ntabwo ibyo ngibyo mbiri mu ariko ubona ko examine imbere. Ase ubu ubona ndi umwana mubi. Oya, uri umwana mwiza. Nuko utabishaka gusa. Oya, gihe kindi cyo ntegereje imbere no kwiga gusa. Ramfungo mwe muri kuvuganira. Ni ibisanzwe. Banza harimo nakundana. Happy ntabwo dukundana. Nabaye nukambe. Ariko ntabwo dukundana gusa nyine wabirimo ariko nje ntabwo mbirimo. Ese kubera iki mwa? Uno kira giunga ari kiboga ari mwana. Nje ntabwo mbirimo ariko. Nazo ndubuzwa ni. Happy namanya biramfamba kiki. Nibo nyine nta gahunda birimo wanyirere agafasi. Wagiye ntabwo umubona. Nyine wowe uzamungezeho. Ashwi. Umvano. Ashwi. Mwana wayo. Ashwi. Arabe bawe. Umvano mwere. Subwo n'uburi muri ukara. Nagira ngo mubaze stock iracyarimo na Ebyo nsigema n'ibiki. kugira ngo mwandikire ugende ku isoko ugire ibindi bintu uzana isabune umo amavuta Nasari sanazo. si waza kwigira ayo ubonye Ufite umwana. nawe ufite ariko nawe ushakaga none si ubu urabona Umeze ntabwo nk'umuntu rero ariko. byoroshye nananiwe n'ubundi hari ibintu hano ndimo ndatunganya banza ufungurire uwo muntu urimo urasoma
ko yari aho naho nshaka cyane yego cyangwa uri umunyafurika ashaka genda mubonane kari bicara nari nzi ko utari buribuke none ntayibuka uramenye kamwe ndetse n'indi nari nzi ko twaje tuzabona ashwi reba akantu wazanira uyu mwana amakuru se uragenda ku ishuri cyane cyagiye twarahujwe mwana we nta muntu ndabona muri iyi sobanura muri iki gihe tugezemo nta muntu ndabona umeze nkawe kubera shana nakwifuriye ese mubwire ngo iki nanjye narakwikunze urwo rero ni ahangaha yisanga nk'aho ari iwanyu rwose nta kibazo murakoze reka barebe akantu ashwi gira vuba muzanire mama sameza n'abandi muri rusange sha uzajya uza unyisurire rimwe na rimwe mba nibereye hano mu rugo nta n'ikintu ndi gukora nanjye rimwe nzarebe tuzavugana ariko ndashaka kuzabasura muri iyi minsi uzaze ni karibu nzaguhamagara muhe abe yica inyota ngane natinze genda ubwo ndakuzi ugiye kubitabwa genda asubira mu gikari n'icyuki rero mwabusha waya hari amazi y'isi uwawe waramenyereye ngaho ni karibu banza hajya ku ishuri ryanyu hari ababemerera kuba mwakwigana imisatsi baratwemerera ushaka kuzaza rwose mpure na mama wawe mushimire yareze neza pe ni karibu yareze neza ubu se hari akantu ahubwo kamubaza ubu ntiwamviramo umukazana ufite umusare angana gute iwanjye ni mukuru urebye ari hafi kuzana veni ntabwo muzi ngewe ni uko usanze ntabwo aratuka yaryamye wenda muzahuraho mbereye umukazana ni ukuri byaba ari ibintu byiza nawe uraziza nyikubona bwa mbere rimwe gusa wagira ngo hari isano dufitanye mbese numva ibibazo uyu mwana nifuza kuba nareba ababyeyi bawe uzaze ni karibu mutura ahagana he kugira ngo nzaze kuhareba nyine urareba hahandi muri ya karitsiye mu isoko hagati hepfo umanutse hepfo aho ngaho muri izo karitsiye imodoka irabasha kuba yahagera igera ku muhanda ariko mu rugo ntabwo wahagera n'imodoka ntacyo bitwara niba inzira ari nziza nta kibazo nanagerageza hariya hantu muri iyi minsi nzaguhamagara kubwira mama wawe ko twica umushyitsi nzatsura ryari nzaguhamagara ntabwo nzagutungura nzakubwira karibu rero ikintu kiba gitumye muhamagara hano hari akantu nagira ngo ushyirire mama wawe nubwo tutarabonana ariko hari akantu ngira ngo uze kumumera kano kantu urakoze ibindi nyine ubwo tuzabivugana ari uko mageze ndaza kuguhamagara ahubwo nimero ya mama wawe iyo wampaye ntabwo nkunda gusanga iriho mama ntafite telefone ntayifite bose umuntu wese nabaza ageze hariya yahanyereka neza umunsi si ubu urabona turi kwa gatatu reka tubigire muri kiriya cyumweru kuwa kabiri saa 8 karibu kandi urakoze urasuhuza reka mbwire ashwi aza gufungurire ashwi ngwino ufungurire uyu mwana agende reka nze nkuyerekereze ashwi hano ufite umuhungu rero ni umusazi ibintu byose ari bukubwire ntubabare
inywera ku kaju kamaremo nze ngo uherekeze nanjye ndumva naniwe mu mutwe ndashaka kuruhuka. Kerezaho uzambera umukazana pe. Urakaze. None uzaza. Basa wabyemera. Wabyemera. Ndaza kuguteguza tuzaza tuzanye. Yambwira ko namuboneye umugore mwiza. Ugende yaguherekeze. ndetse reka atari kure cyane cyane imisozi nk'iyo wari uyinyuze isaha ya pause nayo bite
ufite umuriro mwinshi umeze bite nanjye nagize akazi kenshi mpamvu zamenyerewe nta kintu wariye se ubonye ikintu ufata mu gitondo utishishije nyine uzi ko waraye utariye mwawe utuntu tw'udusosi gusa ukeneye no kurya murinde meza gutya nta kintu nakira mbese ya miti basi tujye kuguhindura indi muri farumasi nta kintu biri kumara sha wananutse washizemo yangana uraza gukira sibyo yangana uraza gukira kuje kare byo bo uzi ko nyine nimugoroba uzi ko waraye utariye umeze nabi ubwo nanjye ku kazi nabuze no kujya afatire pause hafi y'akazi reka ngere mu rugo ndebe gukomeza ariko ndabona warengeye warengeye nta kibazo ushaka wasubira nta kibazo kureba ukuntu nabi cyose basi reka dusenge basi ndawusenge sibyo cyane neza se neza neza nta kabaraga nta mana yanjye ariko nk'ibi bintu koko ejo bundi nibwo wari urwaye urakize utangiye gutora akabaraga none mu nda biranze ese nzakuvuza hehe hari aho tutageze koko nukwiragiza Uwiteka nta kindi twakora gusa jya wizera ko Imana iri mu ruhande rwawe sibyo Imana iragukiza nanjye jya nirukanka sibyo ariko Imana dusenga iratuzi kandi irakunda sibyo Uwiteka Mana igira neza uri Imana yumva ndakwinginze Mana yanjye umfashe ni kenshi nagusabye byinshi kandi wagiye ubinkorera kandi nizera ko ushobora byose ntabwo ubu burwayi bw'urubavu rwanjye aribwo bwakunanira nzi ko ushobora byose kandi udusubiriza igihe tutari tuzi ndakwinginze no muri aka kanya abaganga baravura nubaha ubushobozi ariko madamu wanjye mushyize mu biganza byawe Imana igira neza ngo ugire icyo ukora reba ubu burwayi data nta kintu na kimwe cyatuma utamukiza ni umunyantege nke turi abanyantege nke ariko tuzi ko ushobora byose urabubana natwe nawe ndamagana abazimu n'abadayimoni ayo karande zo mu miryango abarozi imyuka byose ndayicyaha mu izina rya Yesu Kristo mwami ndakwinginze n'umuganiriza musanga umugenderere nta kintu nakora usibye wowe Mana ngaho twumve kandi tugenderere mu izina rya dusabye kwizeye shigangama nanjye ndabona amasaha ari kumfata sibyo reka nze ndabona isaha nikuze basi kamujyane mu cyumba usiganye sibyo uve muri iyi saha uve muri iyi yangana ariko kera sibyo mwongera gukiza gateye neza shayo data nacate naba nyiretse nkanza nkareba kigeze n'umugoroba barampamagara nyine gusa iki kigabo cyakubazaga icyakurusha kugikura umunsi kubyanjye ari ko utoroshye ushaka kugikura umumaza ni igiki aba ashaje aba afite imyaka senkani aba afite 90